ku itariki 17 z'ukwa karindwi uyu mwaka turimo wa 2026 mu mijyi ikomeye nka Paris, Niyo, London na Tokyo hazaba harimo kwerekanwa filime y'ibihe byose ariyo The Odyssey, filime yagiye kurangira itwaye budget ya miliyoni 250 zose z'amadolari. Ni filime ivuga ku bwami bw'abagireki yakinyemo n'abantu barenga igihumbi, ikaba inafite aba main actor barenga 30. Abo bantu ni benshi cyane. Imwe mu mpamvu iri gutuma iyi filime ivugwa cyane ku mihanda ni ukuntu yakinwemo n'abantu bafite izina rikomeye cyane muri sinema banahabwa akayabo kugira ngo bakine. Muri iyi filime irimo umugabo nka Matt Damon wakinnye muri filime nka Interstellar, Tom Holland na zindi yabakinnye nka couple muri Spider-Man, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o wanakinnye muri filime za Black Panther. Urubuga rwa Rotten Tomatoes rwanatangaje ko Travis Scott yazanagaramo. Iyi filime ya Odyssey turakomeza kuyibandaho cyane kubera ko ariyo filime itegerejwe n'abantu benshi ku isi ubungubu kubera ukuntu yakozwe. Nk'ubu ukomeza unyumvire bino bintu. Muri iki kiganiro ugiye kumvamo amakuru ari trend ku isi hose mu ruganda rwa sinema, kandi tugiye no kukubwira filime ni trend ku isi hose aka kanya ushobora gushaka ukirebera, kandi tugusabye kubanza gukora like na subscribe. Ubungubu mu gukora iyi filime ya The Odyssey bayikoreye mu bihugu birenga 7 byose harimo Greece, Italy, Morocco, Iceland, Scotland, Netherlands ndetse n'ibindi. Mu gushutinga iyi filime yose bakoresheje kamera ya IMAX, imwe muri kamera 3 zenze ku isi ubungubu. Kugira ngo wumve ukuntu IMAX lenze ni imwe muri kamera itajigurwa ahubwo irakodeshwa ku munsi, kodeshwa hagati y'ibihumbi 4 na 6 byose by'amadolari. Ni ukuvuga ngo mu kuyikodesha umunsi umwe ushobora gutanga miliyoni 7 z'amanyarwanda, kandi iyi filime yatwaye amezi 7 yose barimo kuyikodesha. Ubwo nawe urahita wumva amafaranga batanze. Mu gushutinga iyi filime wumve iyi kamera ya IMAX kuri set bifite urusaku ruri hejuru. Ibi byatumye director w'iyi filime ariwe Christopher Nolan ajya ku ruganda kwishirishirizaho soundproof. Nubwo iyi filime ivuga ku bwami bw'abagireki, ariko mu kwireba uzabonamo style nk'iy'aba Vikings. Ibi bivuze ko uzabonamo ubwato buri mu nyanja. Izo scene zose z'ubwato uzabonamo bakoresheje ubwato bwa nyabwo, nta green screen cyangwa CGI bigeze bakoresha. Kugira ngo wumve ukuntu iyi filime itegerejwe n'abantu benshi, trailer ya mbere yarebwe n'abantu barenga miliyoni 48, iya kabiri imajije kurebwa n'abantu barenga miliyoni 29. Kugeza ubu niyo filime itegerejwe n'abantu benshi ku isi ubungubu. Gusa harabura nk'ukwezi kumwe kugira ngo isoke, ariko hari amahirwe menshi yuko uzayibona nko kwezi kwa munani. Ibi ni ukubera ko izi filime iyo zimaze gusohoka zibanza guca mu matiyatire, kandi nayo abayishyuza akayabo k'amafaranga. Nk'ubu ngubu hano mu Rwanda hari n'icyumba bagiye kuyerekaniramo, ariko akaba ari 20,000 by'amanyarwanda wayatanga. Nituva kuri uyu mwanya wa kabiri wa filime itegerejwe n'abantu benshi ku isi hose, turahita tukubwira filime ushobora gushaka ukirebera n'amakuru ari muri sinema aka kanya ku isi hose. Filime iri ku mwanya wa kabiri muri filime zitegerejwe cyane ku isi hose ni Avengers Doomsday, izasohoka mu kwa 12 k'uyu mwaka turimo. Niba ubyibuka neza, Avengers igice cya nyuma giheruka gusohoka aricyo Endgame byarangiye Iron Man cyangwa Stark yitabye Imana. Nk'uko Mavo yabyitangarije, iri muri seni zababaje abantu ku kigero gifatika, dore ko batangiye kugenda bayandikira bayibaza nimba Stark atazigera agarukamo. Ahangaha bakomeje banayandikira bayibaza nimba Captain America atazigera agarukamo, dore ko mwirangira rya Endgame byarangiye Captain America asubiye inyuma, bikaza no kurangira character yiwe bayihaye undi muntu. Stark we byitezwe ko iyi filime azayigarukamo, ariko ari nka villain cyangwa the band nimba byumva neza. Iri no mu mpamvu ituma abantu bategereza iki gice ari benshi, kuko barashaka kureba role Iron Man akinamo atari muri Avengers ahubwo ari villain. Nk'uko amakuru ari kugenda ava muri studio ya Marvel ari kuvuga ko uyu Stark ari wazaba ari we Dr. Doomsday, kandi azaba afite n'imbaraga kurenza na Thanos. Iki nicyo gice cya Avengers kizaba kirimo abakinnyi benshi kandi bimena. Nk'ubu ngubu ukomeza unyumvire yo mu mibare, hazaba harimo irakuru ya Avengers, Fantastic Four, X-Men n'izindi heroes. Ikintu cyakomeje kinangaza ndimo gusoma kuri iki gice, bakomeza bibanda kuri uyu villain ari we Doomsday. Nk'ubu ngubu muri script z'iki gice handitsemo ko uyu Doomsday zakinamo nka Stark, kazaba ari we mugabo wa mbere uzaba ufite ubwenge, umuscientist, investor, ruler, magician, ku buryo bigoranye cyane ko hari umuntu uzamuhaye. Ndimo gusoma amafaranga iyi filimi yatwaye, naje kwibaza ikibazo kimwe, umbabare nawe uze kukinsubiza muri comment. Byadufata imyaka ingahe kugira ngo dushore akayabo kangana gutya muri filimi, cyangwa umugabane wa Afrika byadusaba igihe kingana gute kugira ngo tuzabone filimi yakozwe n'aya mafaranga? Icyo kibazo umbabarire uze kukinsubiza muri comment. Iyi filimi ya Doomsday yatwaye arenga miliyoni 400 z'amadolari, hafi 1/2 cya miliyari y'amadolari. Ukuvuga ngo ni nkaho bagushyirira amafaranga ku meza bakaguhitishamo nko kubaka nka stade Amahoro cyangwa gukora filimi imwe ya Avengers. Wowe wahitamo iki? Ayo mafaranga ugiye kuyashyira mu manyarwanda byakuvuna ku kigero gifatika, dore ko ushobora gusanga ugiye kwegera hafi tiriyoni y'amanyarwanda. Kandi ibyo byose tuvuze ntabwo twigeze tuvuga yo bazakoresha bamamaza, nayo ashobora kuzagera muri miliyoni hafi 200 z'amadolari. Ariko uko byagenda kose aba bagabo ntabwo bajya bahomba, ahubwo bunguka inyungu twavuga ngo ni y'umurenge.
nk'ubungubu umviye imibare muri Avengers igice cya nyuma giheruka gusohoka aricyo Endgame bashuyemo miliyoni 356 z'amadolari. Kugeza ubu kimaze kwinjiza arenga miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari. Nukora calculation urahita ubona ko bungutse hafi miliyari 2 na miliyoni 300 zose z'amadolari. Ayo mafaranga ni menshi ariko ku kigero gifatika, ku buryo ubaye nka miliyoni 1 y'idolari byagufata hafi amezi 6 kugira ngo ubuyamaze, nubwo nabyo bidashoboka. Noneho kumve bano bagabo barimo gukora kino gice cya Doomsday kizasohoka mu kwa 12 barimo gushaka byibuze inyungu zarenga miliyari 3 z'amadolari. Ku rutonde rw'izi filime zitegerejwe cyane harimo n'izatangiye kugera hanze, ariko nk'iyi Spider-Man Brand New Day yo irasohoka, nk'iyi Project Hail Mary yarasohotse, hariho nka Dune igice cya 3, Toy Story 5, Supergirl, Resident Evil ndetse n'izindi. Reka noneho tujye muri cya gice cy'amakuru arimo kuvugwa cyane muri sinema kwisi ubungubu. Uyu musore urimo kureba bamwica Kani Pasoni afite imyaka 21, n'umwe mu basore barimo kuzamuka kubera ibintu yakoreye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore yafataga telefone yiwe agashutingamo filimi, cyane cyane yibanda kuri filimi zahora, agapostinga ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Iyo Imana yaguhaye umugisha iba yawugwaye koko. Uyu musore filime ziwe zatangiye gukundwa ku kigero gifatika, ibaze ko filime iri kuri TikTok byaje kurangira ifasha abantu. Iyo filime yiwe itangira gufatwa, itangira no kujyanwa mu masare yerekanirwamo sinema. Wumva izina ryiwe ririmo rirazamuka ku kigero gifatika, amaze no ku breaking record nyinshi ku myaka 20 yiwe. Ibaze ko filime yiwe imaze kwinjiza arenga miliyoni 100, kandi yatangiriye ku rubuga rwa TikTok na YouTube. Ibi ntago ari ibintu biba buri munsi. Muri uyu mwaka filime z'amabrand zari zisanzwe zifite n'izina rikomeye, kandi hafi ya zose zagiye zikoreshwa budget iri hejuru ya miliyoni 200. Ushobora kuba utabizi, ariko filime hafi ya zose z'amabrand zigiye kuzasohoka zagiye zitwara budget iri hejuru ya miliyoni 200. Ubungubu nka The Odyssey twigeze kuvugaho, cyangwa Spider-Man Brand New Day, cyangwa Toy Story 5, cyangwa Avengers Doomsday, izo zose zagiye zitwara ari hejuru ya miliyoni 200 z'amadolari. Muri filime zirimo zirarebwa cyane ku isi ubungubu nshobora kukubwiramo filime ebyiri, iya action n'iya season. Nkingi iri mu bwoko bwa romance bayita Off Campus, ni filime ya Amazon Prime Video. Niba ukunda filime irimo inkuru z'urukundo na drama zo kwishuri, iyi filime ugomba kuyishaka ukayireba. Ibaze ko Amazon Video yatangiye kuyikorera season ya 2 n'iya mbere itari yarangira. Yasohotse ku itariki 13 z'ukwa gatanu uyu mwaka turimo, kandi nafite episode 8 gusa. Iyo urimo kureba bayita Mortal Kombat igice cya 2, filime ishingiye kuri video game, yasohotse ejo bundi mu kwa gatanu. Hari abantu bakunda kuvuga ko badakunda filime zirimo igikabyo, ariko ushobora kuba utari ubizi, izi filime zininjiza agatubutse kandi zifite n'abafana benshi cyane. Muri script ntoya y'iyi filime nuyireba uzabona ko abantu bo kuri isi bazarwana n'abantu bo muri outer world kugira ngo bahagarike Shao Kahn. Mu bintu birimo biratuma iyi filime irimo irarebwa mu bihugu byo mu Burayi, nuko muri iyi filime hagaragaramo irushanwa rya Mortal Kombat nk'uko twabivuzeho haruguru. None ayireba uzabonamo imirwano iri brutal, bivuze ko utagomba kuyirebana n'umwana uri munsi y'imyaka 15. Igice cyayo cya 3 iki gihe turimo turavuganiraho nacyo kiri muri production, nacyo kirimo gushotingwa. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye, by'akarusho ngushimiye byimaze wowe wadukandiye kuri yo subscribe na like kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kigere kure. Ndagushimiye cyane.